Hashize iminsi 3 n'amasaha make ya Bruce Melody asohoye amashusho y'indirimbo yitwa Oya yari iri kuri album ye aherutse gusohora ya Colorful Generation. Indirimbo amashusho yayo yakorewe muri Zanzibar muri Tanzania, mu gihe yari audio yari yakozwe na Medbeat, none directingwa na Medisale. Urumva ni indirimbo yashoboye amafaranga menshi cyane, yakozweho n'abantu bakuru, ikorerwa ahantu heza, indirimbo yagiye amafaranga menshi cyane. Hashize iminsi 2 gusa Bruce Melody ashyize hanze indirimbo Titi Brown na Nyambo no bahise bashyira hanze filime yabo yitwa Love Win. Ni filime imaze hanze umunsi umwe n'amasaha makeye. Muze mundebere none imibare ukuntu ihagaze. Bruce Melody indirimbo imaze iminsi 3 n'amasaha make isohotse, mu gihe filime ya Nyambo na Titi Brown imaze umunsi umwe n'amasaha isohotse. Muze tujye kureba imibare ifite kuri YouTube. Twahereye ku yande iyi ndirimbo ya Bruce Melody imaze iminsi 3 n'amasaha make isohotse hanze, riba views ifite. Yakorewe mu gihugu cya Tanzania. Ikorwa n'umuproducer nka Medbeat. Directingwa n'umudirector wa Danger Medisale, riba views ifite. Love Win ya Nyambo na Titi Brown riba views ifite. Imaze hanze umunsi umwe n'amasaha igiye hanze, ntagira amara iminsi 2 isohotse, mu gihe video ya Bruce Melody imaze iminsi 3 hafi iminsi 4 reba urwego iriho. Ibibazo byo gusigara umuntu yibaza, ni Bruce Melody utagikorera promotion ibihangano bye de iyi ndirimbo ntago ishamaje, abanyarwanda ntago mwayakiriye neza, kuko ibi bintu ntago byumvikana ukuntu Titi Brown umubyinnyi yisorera filime mu munsi umwe ikabirusha imibare Bruce Melody w'umuhanzi wa mbere mu Rwanda kuri YouTube. Indirimbo imaze iminsi hafi 4 kuri YouTube, Titi Brown filime ikazi kayurisha imibare. Igitekerezo cyanyu?